iyo utamba hafi murengezi mba naramanutse nkajya ikuzimu ariko wemeye kuza kungwanirira. Shimwa Mana warakoze cyane ko watuzahuye. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data wobyumva gutiye wa munsi w'iteka Itakuba hafi, wenda nawe waramanutse ukajya ikuzimu twaragukoreye ikiriyo nk'abandi, ariko Imana ishimwe cyane. Paulo yaranditse ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo n'uyu munsi iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Imana ishimwe ko ikomeza kuturinda ibitero bya Satani, kandi ishimwe ko itatugize umuhigo w'abanzi bacu. Ushimira Imana ko ugihumeka umwuka w'abazima kuko yarahabaye. Yesu aguhe umugisha kandi akunezeze. Amen. Wameye kuza kungwanirira, komesha nukawe murengezi. Iyo utamba hafi ye, banaramanutse naramanutse. Wameye komesha nukawe murengezi. Imbaraga zose zangwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Za mbaraga zose zangwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Come on. Za mbaraga zose zangwanyaga waziribatiye igorogota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite.